abantu benshi bamaze igihe bakozwe isoni. Hari abantu bamaze igihe bakozwe isoni ariko Imana ije kugukuraho isoni. Hari ibintu bimaze iminsi bigukoza isoni, hari ibintu bimaze iminsi bikumwaza, ariko Imana iravuze ngo kuno hari abantu Satani amaze iminsi agira gutya abahuha bakoza hakurya hakuno, ariko Imana ije kugukuraho guhungabanywa n'umuyaga. Imana ije kugukuraho kumwara. Imana ije kugukuraho gukorwa n'isoni. Imana ije kugukuraho uburetwa. Ibyo ngibyo byakubabazaga Imana ije kubigukuraho. Ibyo ngibyo byakubuzaga amahoro Imana ije kubigukuraho. Urankurikiye umaze igihe kinini uri ku gisasiro cy'uburwayi, ariko ndagira ngo nkubwire ngo izere Imana ya Isiraheli, izere Imana yaremye ijuru n'isi, ije kugukura kuri icyo gisasiro cy'uburwayi. Ntabwo ujya wizera, ariko ndagira ngo uyu munsi wizere. Ntabwo ujya wakira, ariko ndagira ngo nonaha wakire. Ibi ngibi ndabikubwira, ijambo ry'Imana ni rizima. Ndabikubwira nshize amanga, ndabikubwira isoni, ntafite gutinya, ntafite gutitira. Nje kukubwira ngo Imana ije kukumara umubabaro, Imana ije kukumara agahinda, Imana ije kugucira inzira. Ndashaka kubona wowe unkurikiye, manuka ugende muri komenti wandike muti nakiriye gukurwaho igisuzuguriro, wandike muti nakiriye gukurwaho isoni. Hari isoni zimaze iminsi zigukora mu kazi, dayimoni yagukojeje isoni. Mu muryango w'iwanyu dayimoni yagukojeje isoni. Wa mugabo unkurikiye mu muryango aho washatse dayimoni yagukojeje isoni. Mbega ahantu wose urahagera ugasanga ni isoni gusa. Uko burya hari igihe isoni zigukora. Yesu ashimwe, ndagusuhuje nkwifurije amahoro y'Imana, nkwifurije umugisha. Habwa umugisha wowe ugarutse ku bana natwe. Katinga urebe ko amajwi arimo. Yesu ashimwe, ndagusuhuje nkwifuriza amahoro y'Imana, nkwifurije umugisha w'Imana. Ukuboko kwiza kw'Imana nikuboneke kuri wowe. Uwiteka akwishimire, Uwiteka kubambira amahema, Uwiteka ahagararane nawe. Aya ni amasengesho y'iminsi 90, amasengesho yo gukurwaho uburetwa, amasengesho yo gusenya ibicaniro by'abazimu. Munsi n'uwa 33. Imana y'amahoro itugirire neza. Habwa umugisha n'Imana wowe wabaye muri aya masengesho, Imana iguha umugisha. Ndashimira abantu mwese mugira uruhare kugira ngo aya masengesho agende neza. Abantu mwese mudufasha umunsi ku munsi kugira ngo amasengesho agende neza. Imana y'amahoro ibishimire, Imana y'amahoro ibarwanirire, Imana y'amahoro ibahagarareho. Kuri wowe ugeze muri aya masengesho ari ubwa mbere, ndagira ngo nkubwire ngo nikaze na karibu. Birashoboka yuko wajya gusenga ariko utari wubaka igicaniro cy'amasengesho. Birashoboka yuko wakwihuza n'iki gicaniro ugasengana n'umuhanuzi w'Imana, ugasengana n'umutambyi, ukihuza n'iki gicaniro. Hari umugisha uri mu gusenga, hari umugisha uri mu kuba bugufi bw'Imana. Nge ndi Prophet Emma, wowe udukurikiye urandika iyo nimero uri bubone kuri screen yawe, ushaka ko dusengana Imana. Imana irakora ibikomeye ku buzima bwawe. Ushaka ko dusengana, ushaka ko twubaka igicaniro cy'amasengesho, Imana y'amahoro iraguha umugisha. Ejo twari twavuze ku mbaraga z'abadayimoni, n'abadayimoni bajya bagira uruhare mu kunaniza abantu, bagatuma utagera ku mugisha wawe, abadayimoni bagatuma utagera ku masezerano yawe. Ariko nkundira tubanze dusengana Imana. Data mu izina rya Yesu, Imana ishobora byose, Imana y'imbaraga, Imana y'ubutware n'ubushobozi, urera kandi urakiranuka, ntabwo ujya unanirwa. Ko wari uri kera na n'uyu munsi niko ukiri, ko wakoraga ibikomeye na n'uyu munsi niko ukibikora. Unkundire umuntu wese ubaye muri aya masengesho kuri uyu munsi wa 33, uyu muntu umuhereza umugisha, uyu muntu umwagurira imbago, uyu muntu umukingurira imiryango, uyu muntu umuhindurira amateka, uyu muntu umuremera umunezero, uyu muntu umwambika imbaraga za none ndetse n'iz'igihe kizaza. Ngaho bana natwe muri iri jambo ngiye kubwira ubwoko bwawe, ntaba ari njye uvuga, aba ari wowe wivugira,
maze unkundire mwuka wera musobanuzi azasobanurira ubwoko bwawe. Ngaho ganza kandi utegeke, urakoze Kristo, amen. Mana y'amahoro ishimwe, nongere nguhe ikaze na karibu. Nakubwiraga ngo hari ibintu biba ku buzima bw'umuntu ukamenya ko ukwiriye kubaka igicaniro cy'amasengesho. Ejo navuze ku badayimoni batatu, uwitwa mudayimoni witwa mudindiza n'umudayimoni witwa munaniza. Abo badayimoni bose bakaba bakorera uwitwa gahinda, kuko akenshi burya ufite umudayimoni ukunaniza, uyu mudayimoni akoherereza gahinda. Witwa mudindiza kikwereka yuko ufite umudayimoni wa munaniza, ni igihe uzajya mu bintu byose ukabona urimo urananizwa, ukajya gukora akazi ukakananirizwamo, ukajya kugasaba bakakakwima ukananizwa, ukagerageza gutegura mariage ukananizwa. Iyo utananijwe n'uwo mugiye kuyikorana unanizwa n'imiryango, iyo utananijwe n'imiryango unanizwa n'inshuti zawe. Mbega mu buzima bwawe uhora unanizwa, kandi urabibona ko nawe urimo urananizwa. Hari n'abantu badukurikiye urimo urananirizwa mu rugo rwawe. Dayimoni munaniza rwose ari mu rugo rwawe, yateye umugabo wawe kukunaniza. Ibintu byose ubona agukorera birakunaniza, ibintu byose agukorera birakurushya, ibintu byose agukorera ni ukugusubiza hasi, ni ukugushyira hasi, aragutsikamira. Mana y'amahoro itugirire neza. Ni umudayimoni witwa munaniza. Ukeneye gusenga Imana rero kugira ngo Imana izikora ibikomeye. Birashoboka ko umudamu mu bana arimo arakunaniza, abana wabyaye batewe n'umudayimoni witwa munaniza, barimo barakurushya koko, barakurushya mu bwonko bwawe, urananirwa, uragira gute? Ijambo ry'Imana rirambwira ngo nimurwanye Satani nawe azabahunga. Ni muri ubwo buryo twateguyemo aya masengesho, tugeze ku munsi wa 33. Niyo mpamvu wowe unkurikiye ukumva ufite ishyaka ryo gusenga. Iyo mvuga bino mvuga umuntu ufite ishyaka ryo gusenga, atari umuntu ufite ishyaka ryo gutera ibiraka mu gusenga. Abantu benshi bazi ko basenga ariko batera ibiraka. Abantu benshi bazi ko basenga ariko baba mu buzima bwo gupfundikanya amasengesho. Niyo mpamvu uzahamagara umukozi w'Imana umwe ukamubwira ngo nsengera, akagusengera ukibwira ko bikemutse ukumva ko birangiye. Ariko dayimoni umwirukana none ahangaha, we ntabwo ajya kure. Dayimoni aragumya akarekereza, akaguma bugufi aho ngaho. Niyo mpamvu iyo ugiye kurwana n'abadayimoni, intambara yo mu mwuka yo kwirukana abadayimoni ntabwo ari intambara iri aho ngaho ubwira dayimoni ngo shi. Dayimoni ntabwo ari akantu basunikisha igiti bakabwira ngo shi, ngo gahite kagenda uko byumva. Oya, dayimoni mufate ko ari mugari. Satani afite imbaraga, kandi nawe ukeneye kumurwanya ukeneye kugira imbaraga. Nugira imbaraga uzabasha kurwanya Satani. Kandi ikindi, izi mbaraga ntabwo ari izo guterura ibyuma. Birashoboka ko wavuga ngo reka nje guterura ibyuma ngire imbaraga. Oya, ntabwo turwana n'ibifite inyama n'amaraso, turwana n'imyuka y'ahantu ho mu kirere. Rero hari imyuka iba ku buzima bwawe ikunaniza. Ubuzima bwawe dayimoni yaguteje ikintu cy'umuruho. Buriya hari umuruho uba mu buzima bw'umuntu, kumva ko uri umuruho, uri normal, uhorana intege nkeya, wo kumva ngo ni ibisanzwe. Warivuje nta kutagize, imiti irenda kukwica kandi uhorana umuruho. Buriya abadayimoni bajya baza bagateza umuntu umuruho, gahora unaniwe pe, gahora wumva unaniwe, gahora wumva urushye. Kubera iki? Hari imyuka y'abadayimoni. Buriya iyo tumaze kuryama mu ijoro, hari imbaraga z'abadayimoni zijya ziza. Dayimoni bashinzwe kuza kunaniza abantu, baje kunaniza abandi, abanyantege nkeya. Dayimoni yaje agasanga uri umunyantege nkeya, gukoresha uburetwa. Ni hahandi ujya kubona ugasanga iyo umaze igihe warakamutse rwose, ikintu kikubwira ko wakamutse, utangira kubona ibintu biteye ubwoba. Utangira kubona ibintu biteye ubwoba. Utangira kubona ibintu bigukanga. Utangira kubona ibintu bigukamura. Utangira kubona ibintu bigushyira hasi. Utangira kubona abadayimoni bagutera. Utangira kubona inzoka zikurya. Ugatangira kubona inzoka zikwirukankana. Menya yuko watewe n'ibitero by'abadayimoni. Hari ibitero byaguteye, ukeneye kubaka igicaniro cy'amasengesho. Kuko ngo igicaniro cyawe cyo gusenga cyarasenyutse, ntabwo kicyubatse ari mu mwuka. Buri igicaniro cyubakwa mu buryo butatu. Cya mbere cyubakirwa mu mutima w'umuntu, icya kabiri ukacyubaka mu rugo rwawe. Buriya mu rugo rwawe wagakwiye kugira ahantu usengera,
usengera Imana ukavuga ngo hari ahantu njya nicara ngasenga, muri yo ndi mu rugo hari ahantu nicara ngasenga nkahafashirizwa. Birashoboka ko waba warahashyize agakeka, birashoboka ko waba warahashyize itapi, birashoboka ko mbega ahantu ujya usengera ariko hatari mu buriri bwawe. Abantu benshi bazi ko gusenga agiye kuryama agomba kwicara akamanura supanete, akicara kuri matera ye agasenga. Aho niho hahandi usanga umuntu atangira isengesho akavuga ngo mwami Yesu, agasenga, yarangiza akazashiduka yasinziriye, yabyuka mu gitondo akaba ari bwasohoza isengesho. Muri ubwo buzima rero akenshi iyo usengeye ku buriri abadayimoni barakwiba, baguteza ibitotsi, bigatuma utabasha gusenga neza. Kandi buriya amasengesho y'umunyantege nkeya, ayo ngaho burya niba ufite intege nkeya gusenga jya ubireka, kuko akenshi iyo ufite intege nkeya dayimoni agufatirana n'izo ntege nkeya bigatuma utuka Imana. Twari turi mu cyumba cy'amasengesho turi gusenga Imana, icyo gihe yari amasengesho ya nijoro, turimo dusenga Imana. Umuntu agira gutya, yari umumama kandi yari umuhanuzi, arimo asinzira. Wari uyoboye amasengesho aramubaza ati mbega nyirarunaka wasinziriye? Ati ahita ashigukira hejuru ati ngewe se? Ati reka reka ntabwo nasinziriye. Arangije aramubwira ngo ngaho dusengera Imana. Ikintu kikwereka ko dayimoni ari umugome, agiye gutangira gusenga baratangiye ati Yesu mwana wanjye. Rero Imana y'amahoro itugirire neza, Imana y'amahoro idufashe. Akenshi iyo usenga usinzira ukoramo amakosa menshi cyane. Twari dufite umusore nanone, icyo gihe nari nararanye mu masengesho n'urubyiruko turimo dusenga Imana. Rangije umusore umwe yari yasinziriye, ariko noneho we wabonaga ari maso. Bamubwira ati ngaho dusengere, usengere umwigisha w'ijambo. Abaratangiye arasenga, hamagara Imana. Ageze hagati niba yari yasinzire byagenze gute, arangije ati ariko Mana niriya nkoko yibuke, ati niriya torosho nayo ndabona barimo bakoropa amazi batayakamuye. Rero mu buzima bwa buri munsi iyo usengana intege nkeya, akenshi aho kugira ngo usengane intege nkeya burya wabireka. Niyo mpamvu iyo mvuga igicaniro cy'amasengesho bisaba kugira umutima ukomeye, bisaba kugira imbaraga. Rero wasenga wagira gute, ariko bigusaba kugira imbaraga, bigusaba kugira umutima ukomeye. Rero akenshi abantu barasaba ntibahabwe kuko basaba nabi. Urasenga ariko ntubone Imana kubera ko usaba nabi. Akenshi mu buzima ntuzigere ugerageza unanirwa gusenga. Hari ubwira ngo tujye mu masengesho ngo ariko abigihe bavugiye, wamubwira utariko Imana ivuganye nawe, atariko igihe mwabivugiye. Oya, byakire. Niki gituma ubihakana? Ariko ibintu utazi ntukabihakane. Niba ari ubuhanuzi bw'ibyiza byakira uvuge ngo bibe bityo utegereze. Niba ari ubuhanuzi bw'ibibi injira mu masengesho usenga, ubundi se hari icyo bigutwaye? Byirukane rwose. Rero twubake igicaniro cy'amasengesho. Hari abantu rero babayeho dayimoni yarabatwaje igitugu, ugasanga za dayimoni navuze umunsi w'ejo, ugasanga nyirakagenza na rutindangezi abo ngabo bamaze kugera mu rugo rwawe. Ugasanga dayimoni munaniza na mudindiza. Hari abantu babaye mu nzu imyaka igera mu 10 yarananiwe gushyiraho idirishya. Usanga rwose inzu wayigiyemo nta madirishya ariho, ariko wahuye n'umudayimoni witwa munaniza ko n'ubundi no kujya kuyubaka byari intambara. Mbega ugasanga karande zihora zikunaniza gushyiraho idirishya, kandi mbere warakodeshaga bigakunda. Wijyamo uvuga ngo ayo nakodeshaga nzajya nyuzurisha inzu yanjye, ariko yananiwe kuzura. Imana y'amahoro ikugirire neza, Imana y'amahoro ikurengere. Hari abantu bankurikiye bafite akazi, ariko aka kazi nta kintu kakumariye. Akora ni imyaku, ibintu byose urakora ni intambara, ibintu byose urakora ni ibibazo, ibintu byose urakora ni ibigeragezo. Mbega mu buzima bwawe ibintu byose ubamo nta kintu na kimwe kiri ku murongo. Hari n'abantu dayimoni ateza akajagari mu mitwe yabo. Kabaza umuntu uti bimeze bite? Ati ndumva njagaraye pe. Hozo turabiterwa n'iki? Simbiza ariko ndajagaraye. Rero wonaho ni umwuka w'abadayimoni uba ukwiriye kurwanya. We ntabwo wamenya ngo uyu mwuka ni iki kiwuzana, uyu mwuka bimeze gute, ariko biragusaba kuba maso, biragusaba kuba bugufi bw'Imana,
biragusaba kubaka igicaniro cy'amasengesho. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero ndashaka nsengane nawe, nubwo wabona ugeze kuri uyu munsi wa 33, nta kibazo, injira mu masengesho, dusengane iminsi isigaye, twubaka igicaniro cy'amasengesho. Igicaniro wacyubaka ukwezi kumwe, wacyubaka amezi 2, wacyubaka amezi 3, wacyubaka amezi 6, ariko ubaka igicaniro gisenya ibyo bicaniro by'abarozi. Kuki igihugu uherereyemo icyo ari cyo cyose dayimoni yagendanye nawe arimo arakurwanya. Ntago ari umwanya wo kwicara ngo usaze imigero uvuge ngo urapfuye, wivuga ngo biranze. Oya, aho ngaho ubona ko byangiye niho Imana igiye kuza ikabikemurira mu izina rya Yesu. Aho ngaho ubona ko birangiye niho Imana igiye kuza ikabitangirira, ko ni Imana ishobora byose, ni Imana y'imbaraga, ni Imana y'ubutware. Rero wivuga ngo byaranze. Ndashaka nsengane n'abantu babona yuko ibintu byabo byose byanze. Waragerageje gucuruza urabona byanze. Hari umuntu wari ufite ubucuruzi ariko arabona buri guhomba, sibyo? Arabona buri guhomba, arabona biri kwanga, arabona biri kujya hasi. Ndashaka nsengane nawe, Imana itugirire neza. Ndashaka nsengane nawe umaranye igihe uburwayi budasobanutse, nawe ntuzi ngo urwaye iki, ariko umubiri wawe horana intege nkeya, mubiri wawe hora wumva mbega wumva ucitse intege. Igiye kwa muganga babura indwara kandi urarwaye. Ndashaka dusengane Imana. Reka nkubwire, nta kintu kinanira Imana mu gihe cyashyizweho. Imana iguha umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana, hanyuma nze nkubwire icyo Imana yavuganye nanjye kukubwira, hanyuma ubundi dusoze. Ijambo ry'Imana turarisoma mu Gutegeka kwa 2, ibice byaho 28. Gutegeka kwa 2, ibice byaho 28. Murongo wa mbere haravuze ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, nuwo kwitondera amategeko yayo yose ngutegeka uyu munsi, Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi. Imana itugirire neza. Haravuze ngo nugira umwete wo kwitondera. Haleluya, Imana ishimwe. Nugira umwete wo kwitondera, nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, nuwo kwitondera amategeko yayo. Imana itugirire neza. Nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, 2, ukagira umwete wo kwitondera. Imana itugirire neza. Hano harimo ibintu bibiri, cya mbere ni ukumvira, 2 ni ukwitondera. Imana itugirire neza. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru, ikintu ikeneye ku bantu, ikeneye abantu bayumvira. Cya kabiri, ikeneye abantu bitondera. Tubona yuko umuntu iyo ari muri Kristo Yesu aba ahindutse icyaremwe gishya. Iyo umuntu yakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, hari ubundi bwami abavuyemo, aribwo bwami bw'abadayimoni. Rero iyo uvuye mu bwami bw'abadayimoni, uratera intambwe, ukaza, ukinjira, wamara kwinjira, ukakirwa. Bivuze iki? Bivuze ngo urahindutse totari, kuko uhinduye umwami. Rero muri ubu bwami habamo amahame. Muri ubu bwami hari amahame agenga ubwami. Aya mahame yo mu bwami rero, harimo amahame avuga ngo ihame rya mbere ryo kumvira, 2 kwitondera. Imana itugirire neza. Kumvira, 2 kwitondera. Rero ikintu kitumye abantu batabona mu maso y'Imana, barasenga ariko ntibumvira, barasenga ariko ntibitondera. Kandi nutitondera aya mahame yo muri ubu bwami, ntabwo uzarokoka. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana muri Yeremiya, Imana y'amahoro itugirire neza, izina ry'Uwiteka nirishimwe. Imana y'amahoro itugirire neza. Ijambo ry'Imana muri Yeremiya, igice cyaho cya mbere, reka tuhasome. Yeremiya igice cyaho cya mbere, Yeremiya igice cyaho cya mbere, reka tuhasome mu izina rya Yesu Kristo. Reka duhere ku murongo waho wa 4.
nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko kandi nakwejeje utaravuka ngushyiraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Nuko ndavuga nti nyamuneka nyagasani Yehova, dore sinzi kuvuga ndi umwana. Ariko Uwiteka arambwira ati wivuga uti ndi umwana, kuko abo nzagutumaho bose uzabasanga, kandi icyo nzagutegeka cyose nicyo uzavuga. Imana itugirire neza. Nashakaga kuvuga iki rero? Muri ubu bwami twebwe turi aha tuvugira Imana nk'abagaragu b'Imana, nk'abakozi b'Imana. Aya niyo magambo Imana yabwiye Yeremiya. Imana iramubwira ngo nakwejeje utaravuka, ntarakurema mu nda ya mama wawe, ndangije ngushyiraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Imana itugirire neza. Rero niyo mpamvu nshaka kukubwira wowe unkurikiye, urasabwa ikintu cyitwa kumvira Uwiteka, ikindi cyongeyeho ukitondera. Ukitondera amagambo y'Uwiteka, ukitondera ibyo Imana ivugana nawe. Niba Imana ikubwiye ngo kizwa nkugirire neza, kizwa, Imana ikugirire neza. Niba Imana ikubwiye ngo hinduka nkugirire neza, hinduka, ubundi utegereze ko Imana ikugirira neza. Kuko amagambo y'umwami, umwami ntajya abeshya, umwami ntajya yivuguruza, umwami ntajya yisubiraho. Umwami ahora avuga ibikwiriye iminsi yose. Rero Uwiteka aragusaba kumvira, akagusaba kwitondera. Noneho hasi kuri 2 muri 28 gutegeka kwa 2 haravuga ngo iyi migisha yose izakuzaho ikugereho. Haleluya. Ariko Mana, iyi migisha yose izakuzaho ikugereho. Hari ibintu bituma utabona umugisha kandi wararemewe kubona umugisha. Abantu benshi ntibabona umugisha kuko batitondera. Abantu benshi ntibabona umugisha kuko batumvira. Abantu benshi ntibabona umugisha kubera ko barapinga mu mitima yabo. Abantu benshi ntibabona umugisha kubera ko ntibarakizwa. Noneho reka turebe hano muri Yeremiya 28, Itangiriro 28 hamwe twasomye mbere. Noneho turebe ku murongo wa 15 ho aranditse ngo Imana y'amahoro itugirire neza. Gutegeka kwa 2:28 hamwe twasomye mbere ku murongo wa 15 haravuze ngo ariko nutumvira. Imana itugirire neza. Aha mbere havuze ngo urasabwa kumvira, kabiri ukitondera. Noneho ibyo nubikora, hasi haravuze ngo uzabona umugisha. Hasi haravuze ngo uzahindurirwa amateka. Hasi haravuze ngo uzagurirwa imbago, ngo hazagira umugisha imbuto zo mu nda yawe. Urumva no muri abo bana bakunaniye bazakumvira. Urumva n'urwo rubyaro wabuze uzarubona. Urumva nayo mafaranga utabonaga uzayakira. Igikundiro utagiraga mu kazi nacyo uzakigira. Imana itugirire neza. Ariko uzakigira kubera yuko wumviye, warangiza ukagira gute, ukitondera. Imana itugirire neza. Noneho reka turebe nutumvira ntunitondere bizagenda gute. Ariko nutumvira Uwiteka Imana yawe ngo witondere amategeko yayo y'uburyo bwose ngo utegeke uyu munsi, iyi mivumo yose izakuzaho ikugereho. Nutumvira Uwiteka Imana yawe ngo witondere amategeko Imana igutegeka, iyi mivumo yose izakuzaho igire gute, ikugereho. Ariko Mana, kubera yuko utagize gute, utumviye, kubera yuko utitondeye. Harabanja nkunda kubona bandika muri comment ngo ariko bahanuzi bari ubu ngubu we. None se we kutabasha guhanura ibyawe, nyine mera ibyo ngibyo abo ngabo bahanuye nyine ubyakire gutyo. Nibiba ari byiza ubishimira Imana, nibiba ari bibi ujye gusenga bikurweho mu izina rya Yesu. Hari ikindi usabwa ni icyo ngicyo cyonyine. Mbere yuko uhereye mbere na mbere Imana yavugiraga mu bahanuzi bayo. Rero na bugingo n'ubu ngubu Imana iracyavuga kandi iracyavugira mu bahanuzi bayo. Rero Imana niba ikuntumye ngo nkubwire ngo umvira Uwiteka, Imana itugirire neza. Arangije avuga ngo uzaba ikivume mu mudugudu, uzaba ikivume mu mirima. Imana itugirire neza. Uzaba ikivume mu mudugudu, uzaba n'ikivume mu murima.
Imana itugirire neza. Imana ikurinde kuba ikivume. Imana ikurinde kuba ikivume. Hari umuvumo ukuriho udaterwa n'uko abantu bakuvumye, we wishyizemo abantu, ariko hari umuvumo wazanywe n'ibyaha byawe. Hari umuvumo wazanywe no kudakiranuka. Hari umuvumo wazanywe no kutumvira Imana. Hari umuvumo wazanywe no kudakora iby'Imana ishaka. Hari umuvumo wazanywe no kutagenda uko data bishaka. Ntabwo wagenze uko Imana ishaka. Ntabwo wakoze iby'Imana ishaka. Ntabwo wakiranukiye Imana. Ntabwo wabaye mu ruhande rw'Imana. Mbega ntabwo wakoze iby'Imana igushakaho. Ariko nugira umwete wo kumvira, kagira umwete wo kwitondera, uzabona umugisha mu majya no mu maza. Hazabona umugisha imbuto zo mu nda yawe. Uzabona umugisha kororoka kw'inka zawe n'uko imikumbi yawe. Imana y'amahoro itugirire neza. Uzabona umugisha. Wa mukobwa we, hari impamvu utabonye umugabo, nuko utitondeye. Nuza gucunga neza uraza gusanga hari ibyo utitondeye. Uraza gusanga hari imivumo yakuje idaturuka kuri karande, idaturuka ku babyeyi. Ntabwo witondeye. Wenze ku byashinganywe. Abantu benshi benze ku byashinganywe. Bera ko wenze ku byashinganywe, niyo mpamvu wenze ku byashinganywe, niyo mpamvu urimo uragerageza gukoresha mariage bigapfa. Ariko ntabwo ukiri umukobwa, nawe urabizi. Wenze ku byashinganywe. Wagenze nk'uko abapagani bagenda. Ntabwo witondeye umuvumo wakujeho. Wagenze nk'uko abapagani bagenda. Yego washakaga umugabo, ariko urabizi ko uwo mwahuraga wese wararyamanaga mukaryamana, uri umusambanyi nyine, ntiwitondeye. Kubera ko utitondeye. Imana itugirire neza. Kandi nyamara nta nubwo ufite gahunda yo kugaruka kugira ngo Imana ikubabarire. Dore ikintu Imana ikunda umutima uciye bugufi. Ikunda umutima wicisha bugufi ukavuga ngo Mana mbabarira kuko ndi umunyabyaha. Imana itugirire neza. Imana y'amahoro itwishimire. Ikintu gituma dayimoni ava ku buzima bwawe ni ukwanga icyaha n'igisa nacyo. Kuko muri we harimo ubutware. Ukimara gukizwa, Yesu yaguhaye ubutware bwo gukandagira inzoka na za sikoropiyo. Ariko hari impamvu urimo urakandagira ntibikunde. Niyo mpamvu ukeneye ikiganza cy'umutambyi. Urimo urakandagira ntibikunde. Kubera iki? Hari ibyo utitondeye. Hari ibintu utitondeye. Hari ibintu utitondeye. Imana itugirire neza. Hari ibintu utitondeye mama. Hari ibintu utitondeye wa mukobwa we. Uyu munsi urategeka utitoka dayimoni akagumya akagukanurira akagusuzugura kuko hari ibintu utitondeye. Imana itugirire neza. Ngiye gusenga. Mbere yuko nsenga reka mbanze mpe abantu message mwese ibareba. Imana y'amahoro itugirire neza. Imana y'amahoro itugirire neza. Reka turebane ijambo ry'Imana. Ngiye gutangiramo iyi message. Yesaya ya 54. Yesaya 54. Reka duhere ku murongo wa mbere. Aravuga ngo ishime wangumba witabyara, turagaruririmbe utere hejuru wowe utaramukwa, kuko abana b'igishubaziko baruta ubwinshi abana b'umugeni warongowe. Niko Uwiteka avuga. Agura ikibanza cy'ihema ryawe, rega inyegamo zo mu mazu yawe, zigireyo ntugarukire hafi, wungure imisozi yawe ibe miremire, mushumangire imambo zawe, kuko uzarambura ujya iburyo n'ibumoso, urubyaro rwawe ruzahindura amahanga, kandi uzatuza abantu mu midugudu yabaye amatongo. Witinya kuko utazakorwa n'isoni, kandi wimwara kuko isoni zitazagukora, ahubwo uzibagirwa isoni zo mu buto bwawe n'umugayo wo mu bupfakazi bwawe ntuzawibuka ukundi, kuko umuremyi wawe ari we mugabo wawe Uwiteka Nyiringabo niryo zina rye, Uwera wa Isiraheli niwe mucunguzi wawe,
azitwa Imana y'isi yose. Imana y'amahoro itugirire neza, akira neza ijambo ry'Imana. Ndashaka kuvuga ku bantu bankurikiye. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru ije gukura isoni. Isoni, hari abantu benshi bamaze igihe bakozwe isoni. Hari abantu bamaze igihe bakozwe isoni, ariko Imana ije kugukuraho isoni. Hari ibintu bimaze iminsi bigukoza isoni, hari ibintu bimaze iminsi bikumwaza, ariko Imana iravuze ngo ntabwo uzongera gukorwa n'isoni ukundi, ntabwo uzongera kumwara ukundi. Reka nkubwire, iyo umuntu yubashye Uwiteka, Uwiteka nawe ajya amubera ibyiringiro. Uwiteka nawe ajya amubera ibyiringiro, ajya amubera umutabazi, ajya amubera umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Rero wimwara ndetse wikorwa n'isoni, kuko Uwiteka arakwibutse, kandi Uwiteka aje kukubambira amahema, kandi Uwiteka aje kugukuraho ikimwaro cyose wagize. Hari ikimwaro wagize mu rugo rwawe, hari ikimwaro wagize muri famiye yawe, hari ikimwaro wagize cyo kutemerwa n'imiryango, hari ikimwaro wagize cyo kutemerwa n'abavandimwe, ariko icyo kimwaro Imana ije kukigukuraho. Izo soni Imana ije kuzigukuraho. Abantu bankurikiye ndagira ngo mbabwire ngo isoni zari zimaze iminsi zarabakoze ntabwo zizongera kugukora ukundi. Ibi ngibi ndabikubwira ndi imbere y'Imana isumba byose. Bere yuko wumviye Imana, bere yuko wakiranukiye Imana, nayo ntizongera kugukoza isoni ukundi. Nawe ntuzongera kumwara ukundi, ntabwo uzongera guhungabanywa n'umuyaga. Hari abantu bamaze iminsi bahungabanywa n'imiyaga, bakubitwa hakurya hakuno. Hari abantu Satani amaze iminsi agira gutya, abahuha bakoza hakurya hakuno, ariko Imana ije kugukuraho guhungabanywa n'umuyaga. Imana ije kugukuraho kumwara, Imana ije kugukuraho gukorwa n'isoni, Imana ije kugukuraho uburetwa. Ibyo ngibyo byakubabazaga, Imana ije kubigukuraho. Ibyo ngibyo byakubuzaga amahoro, Imana ije kubigukuraho. Urankurikiye, umaze igihe kinini uri ku gisasiro cy'uburwayi, ariko ndagira ngo nkubwire ngo izere Imana ya Isiraheli, izere Imana yaremye ijuru n'isi, ije kugukura kuri icyo gisasiro cy'uburwayi. Ntabwo ujya wizera, ariko ndagira ngo uyu munsi wizere. Ntabwo ujya wakira, ariko ndagira ngo nonaha wakire. Ibi ngibi ndabikubwira, ijambo ry'Imana ni rizima. Ndabikubwira nshize amanga, ndabikubwira mpamanya n'umwuka w'Imana, kandi ndabikubwira ntafite isoni, bera yuko icyakanteye isoni umwami wanjye yarakimbabariye. Uririmbyi yuzuye umwuka aravuga ngo nta soni mfite uretse iz'ibyaha byanjye. Mana y'amahoro itugirire neza. Byaha byanjye rero umwami wanjye yarabimbabariye. Niyo mpamvu nonaha nje kukubwira ngo ntafite isoni, ntafite gutinya, ntafite gutitira. Nje kukubwira ngo Imana ije kukumara umubabaro, Imana ije kukumara agahinda, Imana ije kugucira inzira. Ndashaka kubona wowe unkurikiye, manuka ugende muri komenti wandike muti nakiriye gukurwaho igisuzuguriro, wandike muti nakiriye gukurwaho isoni. Hari isoni zimaze iminsi zigukora mu kazi, dayimoni yagukojeje isoni. Mu muryango w'iwanyu dayimoni yagukojeje isoni. Wa mugabo unkurikiye, mu muryango aho washatse dayimoni yagukojeje isoni. Mbega ahantu wose urahagera ugasanga n'isoni gusa. Uko burya hari igihe isoni zigukora, wajya no kurya ibiryo ukabona n'isoni, ukabona nizo zuzuyeho isoni. Ahantu hose dayimoni akakumwaza, ukabona arakujomera, ariko wowe wakozwe n'isoni. Ntabwo uzongera gukorwa n'isoni ukundi, ntabwo uzongera kumwara ukundi, ntabwo uzongera gucibwa intege ukundi, ntabwo uzongera gukubitwa hasi ukundi. Imana iravuze ngo itegetse umugisha kuboneka ku buzima bwawe. Imana iravuze ngo itegetse ibyishimo kuboneka ku buzima bwawe. Imana iravuze ngo itegetse icyubahiro kuboneka ku buzima bwawe. Imana itegeke mu izina rya Yesu. Imana igutegekera amahirwe azi wawe, Imana igutegekera ubukire buzi wawe, Imana igutegekera icyubahiro kizi wawe, Imana igutegekere mama labini for shando wiribirifa. Imana nigutegekere, Imana itegeka abana bawe bakumvire, Imana itegeka ubwo burwayi bw'umutwe wari urwaye wakire gukira. Imana itegeke, akira gutegekerwa n'Imana mu izina rya Yesu.
Imana igutegekere, baguhe poromosiyo mu kazi ukora, Imana igutegekere mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu, uri Imana ishobora byose, uri Imana y'imbaraga. Ayizoni mashando wiribirifa lelebotai nini topevo niya. Ndasengera uyu muntu warunkurikiye, nunkundire imbaraga zawe ziboneke kuri we, ubutware bwawe nibuboneke kuri we mu izina rya Yesu. Nuhindura ibyanze guhinduka, nunkundire ubamba amahema, nunkundire uca inzira aho zitari ziri mu izina rya Yesu. Buri muntu wese waruboshwe n'imbaraga z'abadayimoni nizimurekure nonaha. Buri muntu wese waruboshwe iminyururu, iyi minyururu ndayiciye, izi ngoyi ndaziciye, ubu buretwa ndabuciye, iki gisuzuguriro ndagiciye mu izina rya Yesu Kristo. Ndahamagara imbaraga z'Imana, ndahamagara imbaraga z'ijuru, ndahamagara imbaraga z'ijuru. Reka mwami Yesu Kristo ururukire gukingura imiryango, ururukire guca inzira aho zitari ziri. Hari umuntu nkurikiye ararwaye none hari mu buriri, ndamusengeye nabyuke kuri icyo gisasiro cy'uburwayi. Hari umuntu nkurikiye none afite ikibazo cy'amadeni, ayizoni mashando wiribirifa, ndamusengeye iri deni ryishyurwe mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Imana isumba byose, hari umuntu nkurikiye yabuze amahoro yo mu mutima, ni wowe utanga amahoro. Nkundi rugendo umuha amahoro, nkundi rugendo umuha ibyishimo. Hari umuntu nkurikiye afite bene wabo bafunze, reka ugende mwami Yesu ubakure mu nzu y'imbohe, ugende ubakureho uburetwa, ubakureho iminyururu, ubakureho igisuzuguriro, kuko ni wowe ubishoboye. Urakoze Yesu Kristo, icyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Imana iguhe umugisha, we warunkurikiye, Imana ikwishimire, Imana ikugirire neza. Wowe utari wakora subscribe yikore, Imana iraguha umugisha. Kandi ibi biganiro nubona kikunejeje, ukore share no ku bandi, ubatumire muri aya masengesho y'iminsi 90, nabo baze basenge, bakira imbaraga z'Imana, bihuze n'amavuta kandagira amateka. Imana ikumpera umugisha. Ibiganiro byacu byo nakagaruka. Shalom, shalom.